Ngiriwe neza ngiye kubaha kaze na mwegere n'Imana imuhuje dukomeje kuramya Imana ndetse twibuka n'uruhinja rwavutse arirwo Yesu twibuka anniversary niyenda bishobora kuba atari iyi tariki yavutseho ariko just n'abakristu tugomba kwibuka ko yabayeho yaje ari Imana aca muri Mariya aca mu muntu amezi 9 nk'ayo wavutse aravuka uruhinja nk'abandi nk'uko warubaye kugeza aho atangiye misiyo ye nako yayitangiye akija muri Mariya yaraje muri misiyo y'Imana. Rero uyu mwaka turi kurangiza 25 mu kwibuka uwo munsi ko yavutse nk'abakristo. Komeze mugubwe neza dukomeze tugire intego muri uyu mwaka tugiye gutangira kugira ngo turushirizeho kwibuka Yesu umwami w'umukiza kandi tumukorera kandi gukora ibyo gutungana. Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye turaguhimbaza dushimiye ko wahisemo kutugira abo turi uyu munsi dushimiye ko wemeye ubwo benshi bari banze mu ijuru ukemera ukaza mu isi uzi ibigiye kuzaba byose uzi ibyo ugiye gukora byose n'ibyo uzacamo byose kandi bitari byoroshye na gato. Rero uhabwa icyubahiro nta kindi twaguha nta n'ukundi twakora ariko ikiduha imbaraga ni ukureba mu mitima. Umuntu udashobora kumusobanurira uko wumva ikintu ariko wowe mbere y'uko tubivuga ubibona. Imitima yacu irishimye, imitima yacu izi agaciro ko kukugira kuko muri wowe niho twaherewemo byose dufite watugize abo turi uyu munsi muri wowe tubonera ubutsinzi kuba dufite byose. Urakoze rero uyu munsi watanze ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Abazumva iyi mesaje yawe bazahereko basubizwamo imbaraga bacitse intege abatarakumenya Mana. Ni wowe uzi inzira nyinshi bakoresha ariko ako ni akazi kawe, twebwe dukora ibyo dusaba ibindi byo kwemeza n'ibyawe ariko bazagirirwa amahirwe yo kumva batarakumenya bazahereko bakumenya kuko muri wowe ariho harimo amahoro yuzuye, niho harimo ibyishimo byuzuye bitagabanije, niho harimo zose. Urakoze Yesu. Niba Imana yavuze ubuzima bwawe hagarara k'umusaza n'ukurizo ibishitsa ipfa kuba ari yabivuze ihora kwizera ntishobora kwivuguruza n'ukurizo bishitsa muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza yabera muhumure
Haleluya, haleluya. Niba hari icyo uzi Imana yavuze ku buzima bwawe, nijya yivuguruza izobishitsa mu gihe cyayo. Ntucike intege ngo uvuge ngo ese ko byatinze, ese ko bitaza. Iyo izi bikwiriye mu gihe cyayo izabishitsa. Ipfa kuba ari Imana yabivuze, atari umuntu wabivuze, cyangwa Imana niba ari yabivuze, umenye ko izobishitsa. Tizibesha, si umuntu ngo yibagirwe, twe tuza twibagirwa. Umuntu ashobora kugusezeranya, ejo wamubaza akavuga ngo yo naribagiwe, ni umuntu. Ariko niba ariyo yabivuze, wizere ko izobisohoza. Ushobora kudasohora mu gihe ubikeneye, bigasohora mu gihe Imana ibikeneye, kuko niyo izi ibidukwiriye mu gihe nyacyo. Imana ikomeze kubahonesha. Dukomeze turamye, baturirimbe indirimbo yo mu gitabo, indirimbo z'agakiza 164. Esabuki Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, umunyemazi nyinshi cyane, uko yanyashaka, uko yanyashaka, uko yanyashaka, umunyemazi nyinshi cyane, uko yanyashaka, uko yanyashaka, Yesu yacunguriye ku giti, anabohora umutima wanjye, angazwa cyane n'imbabazi, yazize ibyaha, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, angazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, angazwa we, angazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, angazwa cyane, angazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha. Yesu nawema, Yesu nawema gukiza, nitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mw'ijuru.
Yesu azaza ntazatinda. Bene data turacyafite amahirwe, turayafite. Ayo ntituzi igihe azorangirira, ariko ari umunsi, ari final day. Niyenda umunsi uzitaba Imana cyangwa se impanda y'Imana izaza, nyuma uzaja he? Urabona ufite aya mahirwe yo kuzumva ntubihe agaciro, ariko menya ko Yesu yaraje, yavukiye i Betelehemu, aremera aryama atagomba kuryama, avukira atagomba kuvukira ku bwawe. Ariko wowe wamumenye ubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko uzumenya ko hari umunsi azagaruka. Nubwo uri kumva agakiza ntugashyire mu bikorwa, ariko amahirwe aracyahari. Yesu aracyagutegera amaboko. Niba utaramumenya ngwino, niba waramumenye ugasubira inyuma cyangwa se nubiha agaciro nk'uko bikwiriye, wongere ubiha agaciro, wongere ukorere Imana, wongere uzuke, kuko aya ni amahirwe ufite. Ariko hari umunsi azakubwira ngo sinigeze nkumenya, hari umunsi azakubwira ngo warabihawe, igihe cy'imbabazi cyararangiye. Rero dukore igihe cy'imbabazi kigihari. Imana ikomeze kubwira